Ikaze muri sobanukirwa turasobanura inkomoko y'insigamigani yakoze iyo bwabaga. Uyu mugani baca ngo yakoze iyo bwabaga cyangwa se yakoze aho bwabaga wakomotse kuri Nkoma ya Nkondogoro, Sekirasanyi, ikirozi cyo mu Marangara kitarogera ubusa uretse abagihaye ihene n'intama ahasaga mu mwaka w'1500. Bawuca iyo babonye umuntu wacogoye ariko asanganywe imbaraga, babona ananiwe icyo yahoraga akora bakamubwira bati kora iyo bwabaga, naho usanzwe atagira imbaraga zo gukora iki n'iki iyo kimunaniye bagira bati gerageza. Iryo jambo rero ryo gukora iyo bwabaga hari abaryita ubugabo, ubu niko bimeze, ariko ubundi inkomoko ni uburozi. Byatangiye hagati y'ingoma ya Ndahiro n'iy'umuhungu we Ndoli. Hariho umugabo witwa Nkoma ya Nkondogoro, ikirozi cyo mu Marangara, na nyina Maduna. Bari abagaragu ba Cyamatare bakomeye, bari baraturutse i Bunyabungo baza ibwami bafite umuhango wo kuruga, ibi byo gucuragura, ariko bakagira n'ubundi uburozi busanzwe. Aho shebuja apfiriye yishwe n'abakongoro bamutsinze irubi rw'inyundo mu Bugamba i Gisenyi, Ndoli amaze gucikira ikaragwe k'Abahinda muri Tanzania, rubanda bahinduka abari abatone b'ibwami, barabahiga barabahashya kugira ngo batagira icyo bavuga kuri Ndoli, kuko bamwe bakekaga ko akiriho, abandi bati yapfanye na se. Ubwo abanyamarangara batera Nkama, baramunyaga baramusenyera, iwe bahagira impara. Ibyeso byarimo uburozi barabijanjagura. Ubwo Induga n'Amarangara byari bimaze kwigarurirwa n'Abasinga. Amarangara atwarwa na Rukomane, mwishywa wa Mateke, nayo ya Nduga ari Mateke uwo. Rukomane rero arashenga amenesha Abaryankuna. Bukeye Abaryankuna bateranira kwa Karangana mu kona ka Mushyoza hagati ya Runda na Mugina, bajya inama y'uko bazagenza Rukomane. Babwira Nkoma bati ko wajyaga wiyemeza ngo uri umurozi, ubu waturogeye Rukomane ukamudukiza. Nkoma ati nta burozi nkigira, barabumennye kandi sinabona uko nshumba ubundi. Abandi baramubwira bati jya gukora aho bwabaga, nibura ukokore, kandi ntubuza abo mwabanye babaye ibyegera bye, bazamuduhera agapfa tukaruhuka. Aradukukanye iyo kabura amagara. Abaryankuna bamaze kuzuza inama, Nkoma arataha ajya kureba ahahoze ari iwe mu tujyo bajanjaguye, asangamo uburozi ariko buke. Arabukokora abushyira Gashumba w'umunyanzoga wa Rukomane wahoze ari umugaragu we, amubwira ko nabumumuhera bazamugororera cyane. Gashumba arabyemera, arabwakira, abuha Rukomane, arabunywa. Amaze kubunywa araryama, bucya ari intumbi. Abaryankuna babyumvise si ukwishima, batera hejuru bati Nkoma ya Nkondogoro yakoze aho bwabaga. Kuva ubwo rero rubanda babona umuntu unaniwe n'umurimo yari asanzwe ashobora, bakigana uko Abaryankuna babwiye Nkoma bati kora aho bwabaga, ariko bo baba bavuga ubugabo yari asanganywe, bifata bityo. Gukora iyo bwabaga ni ukwiharahara,